Singajya mvuga ngo ugeje. Ni ibingibi sinzi n'uburyo babyifunga. Ambara. Wambaye? Indirimbo ndi gucuranga uri kuyumva? Ngaho yiririmbe. Aragitase. Igiki? Muti. Nuko no hanze yarameze. Hano hasi. Akira ngo ndabuzanye mabuye. Ona ntayimisha. Adutangiye kujya mfubiriza imyenda. Ndebera. Ibi ni ibiki? Man, nirekase ko ngwedira danje man. Nisundi mwaretse plage man. Watubwire nyine ibintu byongura twumve. None se ngende ndimo ndabadiro ngo nuko ngirimo abakobwa ibyo by'abakobwa birabare. Nacyo bitubwire. Niba mukumva kimeze cyangwa mukabyorera. Icyo gihe cyose ngi sinakihanganira. Kwanza iyi ni ingwate yanjye. Nose mabuja wambaye. Kura mongegeze. So. Areza hano. Nutanyishyura narita nk'ubuyobozi wa muzima. Chérie, ubushize baza hangaha nahuye ko abana ntabakeneye hangaha. Turabyumvikana? Chérie, babarire bari hano ntabwo bafite aho ku. Ndakwinginze. Njyewe? Chérie, wambabariye. Njyewe? Chérie, ndakwinginze. Ndakubwiye ngo. Chérie, ndakwinginze. Ndakubwiye ngo. Mbahaye icyumweru kimwe cyonyine. Isa yaramemukiye. Ndakubwiye ngo icyumweru kimwe. Nindasanga ngaho. Mwese nzabicana mwabagenga. Chérie, mbabarira. Nibwo bwabere n'urwanyuma mbikubwiye. Icyumweru kimwe. Urumva gakoko. Isa yaramemukiye. Chérie, wambabariye. Sawa. Icyumweru kimwe sinzabasanga hano. Chérie, wambabariye. Icyumweru kimwe sinzabasanga. Chérie, n'amaraso yanjye. Wibuka ko se yaramemukiye. N'amaraso yanjye. Isa yaramemukiye. Icyumweru kimwe cyonyine. Kwanze byanyu mbiviyemo nta namagambo yanyu nkeneye. Ndenda nagiye. Ibyo nakubwira wabyumvise. Ni wambabari. Ndavuze ngo ni wambabari. Murebe ngende. Ngende. Isi humura mwana wa mama. Nasinuza. Nabari kugawe. Ndaganira na Mwabaye iki? Jesse mwabaye iki? Ko muri kurira? Rashe mwabaye iki ko muri kurira? Mugabo waje amatubwira. Yavuze ngo iki Jesse? Nubwo ndashaka. Ntabwo dushaka. Humura. Nabari kuganyu. Ntacyo muzaba. Ntanakiko. Uko bizagenda. Ntacyo muzaba. Tuzaba hese. Ndi mukuru wanyu. Nzabarwanirira. Nzakora buri kimwe cyose kuko muhumure. Kwanza ntabwo ngomba kurira. Ntabwo ngomba kurira. Njye mukuru sibyo ngomba kubarwanirira. Ahubwo genda bitunganye ukumva. Basi genda bitunganye ejo uzajya ku ishuri sibyo. Umudori. Ndahari kubwanyu sibyo. Genda utunganye ishuri. Genda uteri pasi ishuri. Ejo uzagenda ku ishuri sibyo. Ngahuruka. Sindi mukuru wanyu. Gatindi kabiri. Gatindi. Warte byawe. Waruzko ncitse. Kabiriti. Waruzko ncitse. Wape mabuja. Pereza hano. Ku mabuja wagira ko Nyishura.
urambwira iki simpereza amafaranga amezi abaye angahe harya mabuja wagiruka kumfatirana n'ibibazo mba nifitiye kweli ku mafaranga nakwica hereza hano simani ndi gukina nawe wowe uzajya ugenda uguza karitsiye yose amafaranga nurangiza uyashyira indaya ku mafaranga yanjye nakubamba bro hereza nyine urumva nishyura nari ifite umugore wose imifu ibiro bine arabiza aca bugu arabiso igitenge aragitose mbwira ariko undi wari wagiye karitsiye ko twakubuze wari waragiye subwo mabuja urumva nakisha gute kandi mba hano muri karitsiye kweli mva ko naho ubereye ikigoryi ubu si igihe twagushakiye twarakubonye tega nawe numvishije ngo wateye n'amadeni niyo mpamvu wacitse dore uko areba nyamara ndakwica ku mafaranga yanjye sasa mabuja ubwo natenda he kuko kweli ariko ubusubura urabona mfite imyaka yo gutera ibyo n'ubundi simbyitayeho wabyumvishije icyo nkeneye ni amafaranga yanjye mani urukumva nyine mabuja nyine urumva icyambere n'ubwumvikane nyirambwira igihe nise ubwo mabuja hanyuma urabona tutari kwinjira mu kwa kane urabona imvura itari kugwa ibyo se birandeba imvura ibyukira ku muryango mabuja birandeba se ngaho basi nyihanganira basi kuri 25 ngiye amafaranga ndi mu itsinda no kuri 25 nibwo nzayabona icyo gihe cyose ngi sinakihanganira kwanza iyi ni ingwate yanjye nise mabuja wambaye kora mu ngegezi so areza hano nutanyishyura nahita nkubuze wa mabuja wambabari zibuka nutanyishyura idura none wanzahita ubuze ko utwo twenda aritwo twonyine nagiraga ubundi ajya gutere turiya mukobwa gute Kadogo. Kadogo. We Kadogo. Ase ura muhungu yabona mubwiye ngo azaje pana mubira headphone. Nzayimubikira none azabibona ari ukagiye iwawe. Kadogo. Kadogo. yego mabuja Wino hano nsanga hano. None je nahere nguhamagara. ntabwo nari wabyumvise Uzana kunyaka kakubanye nguki. uzana wari Ese ubu imyenda nakubwiye gufura wayifuze? ese urabona imyenda ntayo imeshe singiye Yanetse nk'igifu cy'inka. nzayitera ipasi akira ngo ndabuzanye mabuja urabona ntayo imeshe Yesu Kristo. Kadogo utangiye kujya umfubiriza imyenda. Ndebera ibi ni ibiki? Akujyana ujya kuyikaranga. Uko wajya ngurira wowe. Si agaze wayihanagura. ayanagura nijya gutera Aya masaje utaranagura gaze. Urananiye kandi nawe yo kunimbuga isi. Reba amatafari kiba cyasandaje mana yanjye. Bikubore n'undi rugo n'urwanje. Sambe cyo. Yezo kuri. Ubu ngo 60 muha amazi. Se mami. Kuri gukubura byagenze bite umukozi yagiye. Ceceka. Icyo ndi bumukorora mukozi ndaza kumwirukana ntongeye kumbwira ngo uramukunda ngi biki n'ibiki. Ma wasanga afite ikibazo. Ahubwo mureke no mwirukana ahubwo rero ngiye gusenga. Umubabarire. Mubabarire? Yego. Yekuntu hari hasi. Mama ihangane ubanzure wasanga afite ikibazo. Amashuka yanyu yose yayapfubije. Namuje kwambara headphone dora arabyina dora bakubura ameza. Reba ibi byatsi kuntu byabaye. Mama. Ngiye rero ngiye kwisengera. Ubwo urebe uko bikora nyine ariko ushyiremo ikigongo cy'inkoni zawe. Se murumuna wawe ari?
murumuna wanjye yabyutse kare saa 11 ajya mu kiyede. Umwana ishuri ramunaniye neza neza. Ese wowe muryamana akubwira ngo iki? Byambwiye yuko iby'ishuri ntacyo bimureba agomba gushaka amafaranga. Ikiyede se nicyo kizamunyura? Mama ntabwo mbizi pe. Azabyumva najya muri 30. Ubwo rero ngiye gusenga. Ugenda usenge. Udusengere nanjye mu kanya ndaba nagiye mu nama. Yego. Urufunguzo urebe handi hirya. Sha kuno kuryamira akazi k'ejo narakoze. Kuyu munsi ko sinzi ko ngakora. Mama Olivier. Mama Olivier. Se umugore we. Umuntu aba yahamagariye saa sita zirageze nta byo gutegura byo kurya. Tutanumva kuvugisha numvishije kumpamagara. Umuzigo witabisha mugo. Shakuri mvuje kandi mushiha. Asinavuka no mushiha reba sana tahiye. Bigeze saa sita wajya gunikubita gacyuka byuko kama n'icyayi reka da. Bimundi byageze cyo kutambyuka. Ugira ute? Ndi gukubura. Kadoga ari gukora iki? Rero nazanye umukozi kugira ngo byibuze ubashe kuruhuka. Ibintu babigiyemo rwose byo kuzana abakozi guhemba umukozi udafite ikintu amariye mu rugo. Wakoreka imyenda yose natarabye harahirya. Imyenda mbonye mwibase. Nuko. Sinaherukaga se mu gitondo sinabyutse nkabona iranitse. Dore afite headphone zingana gutya. Arajya hanze. Byabikutera nyambona binini cyane. Yazikuye. Simbizi. Ariko ubundi narabivuze imikino yawe n'abakozi b'abahunga hanga. Niwe wamuhaye amafaranga. Nje bakubita se. Ushaka kuzasanga umukozi yangaritsa. Mereza amazi ni inywera ibyawe n'umukozi nzabe. Akugarika. None. Yaragushatse. Kado. Mani yawe ndayazi. Kado. Karame. Reka niyambare n'icyandere byawe. Zana amazi. Ase kutari kuzana amazi, je nakubwira ngo uzana amazi waheranye he? Siwe, we ni bikiri gukanjaka. Nagashitarete. Shira hano. Oya. Shira hano. Yesu mwami we none we kumajene amazi. Ase umukozi ari tayari. Fukama hano. Uruzuye uracaga se cyangwa uca bugufi. Singajya mvuga ngo ugenje. Ni ibingibi. Sinzi n'uburyo babyifunga. Ambara. Wambaye? Indirimbo ndi gucuranga uri kuyumva? Ngaho yiririmbe. Aragitase. Igiki? Muti. Nuko no hanze arambeze. Hano hasi. Ese watetse? Natetse. Watetse iki? Umuceri. Nindaho hashye. Nindaho hashye. Izi ndazigira. Oya. Na amatasi aba hano. Tujye kwiborosa. Oya. Korogati n'uburoso biri he? Inywa. Nawe ndi yawe. Yanywe ni wowe mworo. Afata inkoni. Ukansuzuguza umukozi. Yanywe kabiri kangahe nkwera mu iki gikombe. Kubitu iki guhaye. Nawe ndakudiha. Kubitu iki guhaye. Nuna bitekereza no kunkubita nkabimenya nzarara ntashye. Dasigana mu bana bawe. Yenge kunywa amazi imbere mu none kunsigira abana aho ntago byaba ari byo. Mbonye nabitekereje urabona we ngo nyanywe njyewe. Urabona kumubaza bari ibiki? Ibi bintu winjanga nkubwira ngo iki? Nakubwiraga ngo iki? Bundi uru rugo barumaye muri SMS barafuwadinze nta mugore nta mwana nta mukozi. Nakubwiraga ngo iki se ubundi wowe? Ntago nakubwira ngo nyenza n'umuntu apfurire asiga buri amasuku yose agende ntiwanze. Wagira ngo ukeneye n'abazamu. Ariga nawe nari ngukeneye. Nawe urabizi va hano bonde kwanza te wagenda. Ntukumviriza abakuru. Kabura uko wigira. Niwe nishoboreye niwe nzajya nyine mfatira hofu. Dore ibi babikorera babigurishiriza hese. Jyana kunyuma. Usi umuntu ngiye ntariye. Umuntu abana ari kugurisha yavuga ngo ngiye ntariye. Sibyo? Witegure ngiye kuba umugore hano nawe ubumugabo. Byashoboka. Nsuzuguje imbere y'umukozi wagombaga ari amazi kuyanywa.
ariko wowe n'umukozi mugiye kunzengera. Hasi uramure ku busa ry'umukozi. Mama, mu ibiryo tubire ku kazi. Ariko wihuse yarapfuye. Hasi umvire mu Mungire vodere abandi. Mvire mu kazi, ziba, mvire mu kazi.